Rero n'umukire w'umumiliyoneri ibintu byakomeye, ese biraza kugenda bite noneho ko twabibonye uwitwa Paparise arimo gushaka Cedric kandi arimo kumushaka ubona yuko arakaye uko twabibonye. Ese byaba byagenze bite ko twari tuzi yuko buno musaza urukundo rwa Cedric na Alice yaba arushyigikiye, byaje kugenda bite? Twaje kubona rero dutangira twabonye ubushize twabonye Sharomo aza kuba yasaba imbabazi no gusaba ubufasha uwitwa Alice na Cedric. Gusa Cedric yamubwiye ati ibyo bintu tukwemereye n'imbere y'urukiko niko tuzabikora, ngewe mbivuze nk'umuntu w'umugabo, ibyo ngibyo tukwemereye, ubwo bufasha imbabazi twaraziguhaye, ubwo bufasha bwo tuzagenda tukanagukuraho ibyaha uko mbyemeye hano n'imbere y'urukiko niko nzaza tukabivugaho. Na sheri we Alice ariko amwunganira ati rwose niko tuzabikora. Rero Sharomo yese ashimira, aravuga ati murakoze kuba mumaye ubwo bufasha kandi ndabashimiye cyane bivuye ku mutima, kandi ndimo kwiga kubana n'abantu ubu ngubu neza, nibyo bya mbere kandi ndabizi neza yuko bizashoboka. Arangije arabasezera, arangize arigendera. Ako kanya Alice na Cedric basigara nyine bumiwe ko ukuntu arimo kubona uwitwa Sharomo arimo kwitwara kari mu buryo budasanzwe, mu buryo rwose ubona iwana budasanzwe kabisa, ari kwitwara neza. Twaje kubona rero uwitwa Tricia ari kumwe na Dani arimo kumubwira ati ese Pucura arihe? Ndavuga ati Pucura nawe hari. Aragira ati warakoze, ngewe nabonye ubwiza bwawe ari uko mbonye ufite agahinda. Cyagiye umunsi yamubonaga undi arimo kurira bitewe na Lucky, bitewe nuko ababajwe nuko adarimo gukunda Lucky kandi Lucky ari umwana mwiza. Rero niwe yamubwiye ati naye nabonye ni ngo ati ntago ari ubwiza bw'inyuma, nabonye umutima ugira nabonye umutima ugira utandukanye n'uw'akazi cyangwa gushyira umutima ku kazi, ari uko mbonye ubabaye. Nago muri make ntabwo nenze yuko nawe wabara ngo ugere agahinda ko bigeze hariya. Ati kuko ni nawe ubwawe unganiriza kuba, kuko ntabwo nenze yuko Pucura nshobora kumubabarira bitewe n'ibintu yakoraga, ariko niwe wanganirije unyereka yuko umuntu agomba guhabwa amahirwe ya kabiri. Ati rero ubwiza bwawe rwose ni bwiza cyane. Ako kanya rero twahise tubona uwitwa Lucky yinjira abasanga aho ngaho. Rero Dani yahise atanga umwanya kuko bari abakunzi bagiye guhura. Lucky rero nawe muri ino minsi ameze neza, ameranye neza n'uwitwa Tricia cyane kuko yamubwiye ati rero urasa neza, umeze neza rwose, nanjye ubwo nkubonye ukuntu usa, ukuntu umeze neza, umeze neza cyane rwose, nanjye umunsi uraza kungendekera neza. Ubona ko hagati ya Tricia ndetse na Lucky urukundo rumeze neza pe, rumeze neza cyane, rurimo kugurumana cyane kandi ibintu ari iby'ibyishimo. Twaje guhita tubona rero uwitwa Shafi ari kuwe, kuko nta kintu na kimwe, nta gihamya na kimwe bari bafite, usibye ko Alice yavuze yuko hari umuntu urimo kubagenda witwa Shafi, n'ubundi nta gihamya na kimwe yari afite, cyane yuko nta muntu n'umwe wigeze umuvuga yuko ari uwamutumye. Ntabwo nta muntu wigeze umuvuga mu bo bafashe. Rero hano Shafi yese yidoga kuri Lucky amubwira ati mujye mubanza mukore iperereza, mujye mubanza muze gufata umuntu hari uko mwabanje gukora iperereza. Ubona ashaka nyine kuzamuka kuri Lucky, ariko Lucky aramubwira ati nyamara iperereza ntabwo rijya rirangira, kandi ugende witware neza. Ni ati nutagenda witware neza n'ubutaha tuzagufata, nibyo uteganya gukora tuzabimenya tugufate ubimenye. Ni nko mu agasopo, nubwo nta kizibiti bari bafite, ariko byanga byakunda kumubwira ati uribeshya gatoya, ukore ibintu bitari byiza, ubimenye yuko turi bugufate kandi tukagufunga. Twaje kubona rero uwitwa Lucky uwitwa Cedric yegera
yegera Trisha aramubwira ati rero Trisha, hari akantu nshaka kugusaba, ndashaka guporopoza Alice, ndashaka guporopoza umugore wanjye, nkamuporopoza yuko ngomba kubana nawe akaramata, musaba kuba nabana nawe akaramata, nubwo rwose ari umugore wanjye ariko iyo mihango ngomba kuyimukorera yose kuko ni umugore wanjye. Ati rero byanga byakunda ndagira ngo umfashe. Rero Cedric agiye guporopoza witwa Alice yuko yamubera umugore w'iteka ryose. Rero Trisha yahise amubwira ati ese ko mumaranye igihe nta kibazo cyari gihari n'ubundi kari umuntu wawe? Ati ndamwe ati oya, ni umuntu wanjye ariko nyine ngomba kubikorera nyine umuntu wanjye, n'ubundi nta n'undi muntu nabikorera. Ati ahubwo kandi ntiwite kuri bije, ntiwite ku mafaranga kuko amafaranga turayafite, tugomba gukora ibintu byiza. Uriya n'umugore wanjye, twacanye mu bihe byinshi bikomeye by'amage, rero ngomba kumukorera utuntu twiza tumeze neza turyoheye amaso. Ati rero byange bikunde mbone ishusho y'umugore wanjye ameze neza, muterera ivi nkamwambika impeta. Aho ngaho twavuye turangije twibonera witwa Gihozo abwira papa we ati papa, hari ikintu nshaka kukubwira, yuko sinshaka kuzigera unyivangira mu rukundo, sindi Alice, sindi Dani. Ati ndakubaha pe, ati ariko nubwo nta mubyeyi ugira ikosa, kunyivangira mu rukundo ni ikosa. Ati rero sinkeneye kuzivanga mu rukundo rwanjye nande na Shalom. Papa yabonye rero bikomeye, aravuga ati ariko se reka nkubaze, urabizi neza yuko Shalom nta cyaha yakoze? Atuya ibyaha yarabikoze n'amakosa yarayakoze, ati ariko yarahindutse. Ati rero ni njye umukunda mbikubwire. Papa we arangira amubwira, abonye yuko umwana yasisi, aravuga ati okay, ati umuhana avayo ni umuhana ajyayo. Ese Shalom yazababaza uyu mukobwa wacu Gihozo? Ati none ko byaba bibabaje, Shalom aramutse ababaje Gihozo byaba bibabaje, ariko bakundanye baba bashyize ku murongo ho ibintu rwose, ibintu noneho byaba bimeze neza cyane kuko abashakaga kubasenya ntago byaba bikunze rwose, kuko baba noneho bagiye kubana mu buryo bwiza buciye mu mucyo. Ese biraza ahubwo gukunda, biraza kugenda neza? Reka dutegereze turebe ukuntu bimeze. Twaje kubona rero Alice yinjira agasanga papa we yaje, yari amaze iminsi atamubona, hayashize igihe kinini anamuhamagara namubone. Ese we Alice akimara aramubwira ati, ataranamusuhuza, papa aramubwira ati mbere y'ubindi bintu byose hamagara umugabo wawe azi hano tuvugane. Hamagara umugabo wawe azi hano tuvugane. Ese biraza kugenda bite? Ese uyu mupapa sagiye kuba uko mbitekereza, uyu papa Alice ashobora kuba agiye kubwira Cedric ati agiye kumubuza kuba yavanaho ibyaha uwitwa Shalom. Birashoboka ko uyu nguyu Cedric ashobora kuba nako uyu nguyu papa Alice agiye kwitwaza yuko ari ashaka gutoteza Gihozo, ubu ko Gihozo yamuzamutseho, akaba yabwira Cedric na Alice nibaze kuvanaho ibyaha uwitwa Shalom. Mukomeze mugire ibihe byiza.